ukora akazi ukomera gahoza dutabara yego umwana mu buzima niyo ingofero yanjye ariko nanjye wa mwana wanjye ni ibiyede kuwa mbere kugeza ku cyumweru agiye kuzansenya nibyo ntabwo bishoboka ngo muze mu nzu mubimbwire ngo ntibazibwire Mana njye ntabwo ari so ba Jessica aryamye hano mana we yabaye iki mana yanjye karyamye hano n'inzoga zamugaritse hano muzehe urukumva ibintu byo gusenga wowe bive mu rukumva umbabarire wowe ugize twikoreye kera urabona bira byango nje nzana mu rugo rero aha hose niho biba byavuye hano habamo ifungo mana ako wowe rukumva cyo wumve pe terura wumva hano nge bankora akazi ayi ubuse umugongo urawubona uzijya ukora ituza wowe nese reka nkubaze urukumva uzabona nzana ibyangwe nawe ugire musiyo reka nkubwire ubundi uje tukajya naga ari kwe urafata uzamura hariya we twikorera akantu k'akayede twataha mu rugo tugakubita ibifudu tukagaruka rukumva nyine baduhemba nk'uko nguko tukaba twikubitiye izo mu isoko hari hepfo rero tukaba tugiye kugura iki ibyo byawe muzehe uri musaza abakira muzehe uzaha abana bawe bari Jessica tuzahari usikari kwangara ku muhanda wabaye Marine nawe uryamye hano abana baje bari kwangara mu muhanda zawe babaye Marine nawe ngabana abana banje ngo babaye Marine muze nawe uryamye hano uturuka ryari kuva wagenda bakubura babaye Marine ndabashakira he ndabizi sinanye n'amakuru mfite Karibu. Aya makuru ni meza. Meze ute? Ameze neza. Kumana yanjye. Okay. Meze ute? Mikari. Star. Meze ute? Mesawa. Mukuri imitsira. Ni meza. Kumbona abaye mwiza cyane. Ajanisha. Ndabona umugabo wagufashe neza. Kayobe nakayobe. Gake. Meze ute? Ni bisanzwe. Ahari amafaranga ari imena pe ako se bari imena ndakurusha ubwiza we shano uri ko Imana wondosha pe ako mwiminsi ufite amafaranga we biti byawe bana utangiye kuvanga dose akundi reka nkubaza wowe sigaye unzeye kwa kantu uri Joshua ariko gusuzuga Yesu yagiye muri ako kazi nyine yagiye muri ako kazi waduhaye kawe yakagiye mafite ibikoresho nabyo ariko yambye ngo nze kukureba uzekonde urangije uraje uramba ubundi ubanza ukaguma hari inyuma mwabira bihuru ukareka kuza ku aho none rwabonaga ibyo ndimo mwana ariko boss reka mubwiye satubwiye yuko igihe cy'akazi aba ari akazi kandi koko hanyuma se akazi ko gushimuta karawure nakumva ariko buriya boss amafaranga yabaye na makeya pe kandi abona n'ibikoresho warabizanye amafaranga sigaye yarabaye ikibazo hanyuma mugenzi wawe ari niho yagiye nyine yagiye muri cya kibazo cyo cyamaniye ku cyo kuneka hari wa mukobwa wadutumye gushimura kiba yagiye kuneka uwo batumye gushimura ni umugabo se umujye gushimuta ni umugore ni umukobwa ni ibiki ni umukobwa yego okay mbikiriho rero ubwiyo gahunda nyigiyemo ariko amafaranga yanjye we na Joshua ndayashaka aba data we ndamenya mbashakira he noneho ngamufashe abana banjye akazi kameze neza by'iminsi gake nyine neza umwana amakuru neza je ku ishuri ndamwa kangahe wa kabiri so ntabwo akiriye kujya ku ishuri oya ntabwo nakerewe nawe usigaye uryamira cyane oya rashe usigaye uryamira cyane cyangwa wamukoresheje imirimo myinshi ayiheze
ko mfite umuntu yimfashe. murekure rero ajye ku ishuri. Yashirika ngiye ku ishuri. Amasomo meza sheri. Banguke. Nditaha kare. Yego. Cyiza rwose. None se warashatse uhita ubyara umwana angana kuriya? Sha wapi? Uriya ni murumuna wanjye. Angana kuriya? Afite n'undi ukuze uwakurikira. Mu minsi ishize ejo bundi kuwa gatandatu twarahuye n'indi kujyana ku gasoko turahuye n'ibikapu. Ndavuga se aba bana bavuye ndabasanganira nk'abana nyine nk'abavandimwe babo ndabaza se bimeze bite. Baravuga ati tumaze iminsi tutakiba mu nzu baratwirukanye uretse no kubirukana na papa yarabuze. None se murabana ahangaha? Yego dusigaye tubana hano. Uriya mugabo wawe se bro ko bizi ko mama ibi bintu atajya bikunda kuko ubu nanjye munaniye tukamunanira turi abana babiri ubwo urumva urugo rwaba rusigaye. Ntabwo nawe ugire ko iby'umumeri nawe urabona umumeri aba ari muri ibyo shyushyushyushyu wajya uza dukorera amafaranga bro ibindi ubyihorere urukumva. Erega amafaranga si cyo kintu cya mbere. None se amafaranga utayafitemo amahoro hari ikintu wageraho nitumutererana se urwo rugo ruzasigaramo. Mani nyine wowe urareba urukumva amabuye ntari biryayo nta mvune ibamo batuyafata tukahereza abafundi hari haruguru tugakora akazi kacu nyine ibyo ariko ibyo uramumera aratubwiye iby'umumera ibyihorere wana wowe reka nkubwire ukora akazi iby'umumera gahoda wewe dutabara yabo yabo n'abantu bari hano ngo badutabare ariko buriya boss hari umuntu ushaka imbunda nakurangira. Iyo yaba ari gahunda bari ukunyuza ariko umva nkubwire ducangamuka ariko jya mu kazi juvana ujya ariko boss nzakurangira umuntu ushaka imbunda ikibuki kiba kinanishije ubundi ubugiye nanageze kiba kinanishije nageze no kubona Boss nibagiye ingofero yanjye. Halo. Niba utaragera kure ndindira ntari bintashe muri. Cyane intambara mu zindi nyine n'urugamba bukomeye pe. Ni uguhanganira abavandimwe nyine sinabigenza. agira amahane sha narinyuze ahangaha rero ngiye mu kazi ariko nanjye wa mwana wanjye ni ibiyede ku wa mbere kugeza ku cyumweru agiye kuzansenyera. Cyane kandi kumva ari urugamba rukomeye. Umwana watuma utandukana n'umugabo ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Nzamufatira imyanzuro sha kagende ngiye mu kazi. Nanjye singwerekeza ngiye kwitunganya njye mu kazi. Ibyo rero ni ukuri ko Imana wakoze pe. Ndabona n'akamoto. Uzagaruka unsure tuganire. Muze igira nkwereke igira muze byagenze gute mwihorere nkwereke muze byagenze gute koko byose byakugendeze gute wenda kubonye baguye byagenze umusaza yabaye ikigo umusaza yangize se wabaje twari twaramubuze nk'ubu none ndebera ukuntu ni hanga muze yama uruhu mureke nta kibazo mureke hanyuma we tuziranye njye nawe se ntabwo nari nakubonye ni wowe jibu nese urabona atari njye nyine ni hano ari kinagatunze nisundi reka nkubaze wewe urimo uragenda ugwana n'abasaza hariya byagenze bite ese nagusika se waba Jessica kusibye ako wewe ari umusaza bundi wewe byagenze bite ngo ni se wabandi waba Jessica na Jessica nabaye nasi nabuzi ako nawe batuye Jessica Karame zanira icyayi nshaka kujya ku kazi. Sinanakerewe ra icyayi sangireyo kabisa.
ese urarera nyine we twaraburanye urukumva sinzi ukuntu byagiye amazi mwaba amazi muze bigenza bite amazi cyaka amazi bigenza bite muze cyaka amazi wowe umva mubwire we genda urebe mama cyangwa papa urukumva babwire baze dufite umusaza irukanka ihuta ahubwo we irukanka imute mwitonde ugatoya tegereza kandi Olivier uzane n'amazi kabisa ese uyu musaza yabaye iki ntabwo bizi nanjye ndikumva atari n'agacupa da yabaye isomo kabyarana none se ntabwo bizi kandi mwazanye njye muko yarahirya mu koki ntabwo bizi gaho mama yake na mama Kuchana tukaganira. nta kibazo. Niko. Nubwo buriya nababwiraga nabi. Ariko ntabwo nari nzi ikibazo nyirizina kibazanye hano. Yagize agahinda ka so. So yarampemukiye. Byakira nanjye muje hano birango. Ariko mbwira. Mwaje hano byagenze biki? Twebwe twabanaga na papa. Wacu nyine hashira iminsi. Turamubura. Aho twabaga nyine baza kudusohora mu nzu. Kubera ubukwe urumva byari bigoye kubona. Niko kwita tuza kwa mukuru wacu. Aramubuze? Nta makuru mufite se? Oya. Abahe? Ntabwo tubizi. Shaka mwihangane. Nabafatanyije n'agahinda. Ariko bibaho mu buzima. Burandaza gushaka uburyo biraza kugenda neza. Mukuru wanyu nawe turi buze kuganira nta kigo. Ntacyo. Ndabishakira umuti nta kibazo. Akoze. Niki warive? hari umusaza umeze nabi. None se umusaza ari hehe? Umusaza ari hehe Olivier? Hariya. Hari haruguru. Yego. Ngaho rero nguno tugende tujye kumureba. Nta kibazo. Bari kwisanzura. Nta kibazo mutuze nabi. Nta kibazo. Gusa nanjye urumva n'ibikererwa reka. Kanyarege ku kazi. Ngiye kuzaza njya mubyibuhe na stress. Kanjyana. ndikubabara we muze urimo urajya hese uze ko wababaye nababaye cyane urimo urajya hese reka nongera ave muze avura ababaye wababaye kabisa Nguyu se nuwaheye. Kari kumwe n'uriya mwana wanjye. urabona we dufite umusaza yababaye Ariko se ntago uzi ko mu rugo nababuze mwese. akose mama we ntabwo uza akazi managiyemo koko siko manigire mu kiyede ko kurabintu babara cyane muze yangane kabisa yangane dore mama araje kabisa. Ako se mwana wa uyu musaza mukuru wanyu mugejeje aha ngaha wamujyanaga hehe koko? Ubu wamujyanaga Ubwo wa mukobwa nsiza hano yagize. Ko muze wa mukobwa yabonye watinze ndajya kuzana amazi. Yaguye ku nzira se. Manu uzi. Fasha gutya. Ngize no mashya umva meza ameze gutya. Ayaye meza. Muri murangi.
bigenze bite se none? Mana umuntu urimo urangira mana mbabarira reka mubwire uzi ukuntu byagenze yampamagaye Mbese wa mugabo mana ibanze unyumva ariko wambabare kumva story yanjye mana yampamagaye muzana icyayi muri sa arangije ambaza ko byagenze kugira ngo tuze hano iwawe ndabimubwira byose nyine ubuzima bwacu arangije avuga mbahaye ubwisanzure mana wowe kumenya byiza tugiye kuzata